Yes, twongere kubaha ikaze hano kuri day to day kabisa at your boy Sunny again. Tugiye kuba tugenda tunyuramo tureba ngo Rayon Sport na APR imbere yuko bikina umukino uri ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 12 muri stade Amahoro, ngo nibiki rero bivugwa hagati y'aya makipe, amateka n'ibigwi by'aya makipe byose tugiye kugenda tubavira imuzi ni muzingo. Ariko mbanze mabwira ngo mukande subscribe. Murimo murabona rero kuri kamera zanyu, ntabwo ndi jyenyine muri studio, ndi kumwe na Roger. Bimeze bite Roger? Nameze fresh kazi. Nizere ko uri cool. Nubwo ikirere gikonje ariko amusokuru kabisa. Aha, iki kirere cy'Kigali rero ubona ko kibunditse imvura nyinshi, ariko urumva ejo hari ubukwe, niyo mpamvu buri abanyarwanda bavuga ko iyi imvura yaguye ngo bari umugisha. No mugisha cyane cyane no kono bafite ibintu by'amakote, ndavuga abacuruzi. Urumva dukwiye guhaha ejo uko byagenda kose, imvura yagwa itagwa kwitabira burabuko cyane. Burabuko no kubutaha turi beshi. Abareyo rero mube hafi, ngiye kubazana ikintu cyitwa statistique kabisa. Uko kuva ya makipe yashingwa, ngiye kubazana ikintu cyitwa umubare, icyo uvuga hagati ya APR na Rayon Sport. Abantu ba APR murahari, nizere ko nonaha muriho 5-5 kabisa. Ariko kandi mukande subscribe kandi mukomeze mudukunde kugira ngo ibyiza nk'ibi bitazajya bibacika. Roger, ngiye gutangira rero nibwira abantu ukuntu ubundi kuva zamani aya makipe yashingwa ubundi ngo statistique bimeze bite. None nawe uraza kugenda utubwira ngo imikino yagiye igenda ihuza aya makipe byifashe gute, ariko n'ibyo abantu bibuka bya hafi abantu babitakibagirana cyane. Aya makipe ni amakipe ahura ku buryo umuntu ubireba atabasha kwibagirwa umukino. Harimo imikino ibaragiye ibabaza abantu cyane cyane kabisa. Aya makipe yombi rero ni ukuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport imaze imyaka 58 mu gihe ikipe ya APR imaze imyaka 30 ishinzwe. Nujya kureba rero usanga ikipe ya APR ariyo yaje nyuma, kuko urumva Rayon Sport iri hafi kwikuba APR mu myaka. Mu yandi magambo Rayon Sport yabyara APR tuye ari nk'umubyeyi, ari nk'abantu. Buriya y'umuntu akurusha imyaka 28 abakuruta ari kure cyane. Ariko rero nubwo bimeze gutyo, Rayon Sport iruta APR mu myaka, ariko APR irusha Rayon Sport ibikombe. Ibyo twese turabizi cyane. APR rero yaje nyuma, ariko iza yatse ibintu cyane kabisa. APR muri iyo myaka 30 imaze ishinzwe ifitemo ibikombe 20 bya shampiyona, mu gihe Rayon Sport ifite ibikombe 9 byonyine bya shampiyona. Kuva icya 1993 Rayon Sport na APR bimaze guhura inshuro 100. Abantu rero bari kwibaza ngo iyo mikino kare myinshi, buriya Rayon Sport yatsinzemo ingahe, APR yatsinzemo ingahe, havuyemo ibitego bingahe. Ibyo byose niba uri dukurikiye ugiye kugenda ubyumva 5-5 cyane. Ikipe ya APR muri iyo mikino 103 yatsinzemo imikino, niyo yatsinze myinshi kuko yatsinzemo imikino 44. Rayon Sport itsinda 33, banganya imikino 28. Muri iyo mikino yose havuyemo ibitego 263. APR yatsinzemo ibitego 137, mu gihe Rayon Sport yatsinzemo ibitego 126. Reka nze noneho ngende mbabwira itariki mutazigera mwibagirwa, zababaje abareyo cyane, zikanababaza abantu ba APR cyane. No kuvuga ngo muri iyo mikino myinshi ntabwo nagenda mvuga umwe ku wundi, birumvikana ni myinshi cyane, ni imikino myinshi cyane. Ariko noneho ngiye kugenda mvuga ngaruka kuri bene wa mukino wasize amateka, wasize ikintu cy'urwibutso mu mutwe wawe. Niba warafanye Rayon Sport nibura guturuka mu cya 1993, ayo mateka urayumva, uraza kuyumva hano. Niyo tujye kureba rero turasanga ni ukuvuga ngo ikipe yatsinze indi ibitego byinshi mu mukino umwe ni Rayon Sport. Niyo yatsinze APR ibitego byinshi mu mateka ya ruhago mu mukino umwe nyine. Bana bari kubyumva neza cyane, kuko ku itariki 3 z'ukwa 11 mu cya 1996 hari kuri stade i Nyamirambo, mu gikombe cyari cyarateguwe n'icyahoze ari Université y'u Rwanda cyangwa kaminuza nkuru y'u Rwanda yitwaga UNR cyangwa Université Nationale du Rwanda. Iyi match yarangiye Rayon Sport itsinze APR ibitego 5-2.
urumva byari ibitego byinshi cyane, ibitego byinshi abareyo bibuka bakumva bya byishimo birongeye birabatashye, ariko nanone APR yabyibuka intimba igakomeza ikabashengura cyane. Aha, ibi ngibi rero siporo yongeye kubisubiramo rero, yabisubiyemo n'ubundi ku itariki 3 z'ukwa 10, ku itariki 26 z'ukwa 10 cya 1997, hari haciyemo umwaka umwe gusa rero siporo yongeye bisubiramo itsinda APR ibitego 5 kuri 2 hari kuri stade Amahoro. uyu nawe wari umukino wari wo gushyikiriza rero siporo igikombe cya shampiyona yari yatsindiye. Iki gikombe rero siporo yagitwaye irusha APR inota rimwe, ariko kandi si ibyo gusa. Tariki 18 Kanama 2001 muri shampiyona Rayon Sport yatsinze APR ibitego 4-1. Iki gihe Rayon Sport nabwo yatwaye igikombe cya shampiyona. Aha, hari ibintu abari mutazibagirwa, hari muri 2010. Ni vuba cyane, ejo bundi ndumva n'abantu bavutse muri 2000 aya mateka batangiye, nibwo batangiye kugenda bayibuka amateka turayaza cyane. 2010 rero hari ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro, icyo gihe cyitwaga MTN Peace Cup. Uwitwa Eric Posco niwe watozaga ikipe ya APR icyo gihe. Mu minota 90 rero byari byarangiye ari ubusa ku busa hagati y'amayikipe yombi. Iyi match yarangiye ari igitego kimwe rukumbi cy'ikipe ya APR, aricyo cyatandukanyije amakipe yombi. Ikipe ya APR itwara igikombe rero. Iyi match umuntu witwaga Yannick Yabatereya niwe wari wahaye pasi umuntu witwa nyakwigendera Patrick Mafisango, niwe wateye shot rikomeye ry'umuzinga kabisa riza kuvamo igitego nyine. Hari mu minota y'inyongera APR itwara igikombe cy'amahoro itsinze Rayon Sport igitego kimwe ku busa. Bareba barabyibuka n'ubu ngubu amarira agahita atemba ku matama. Ni umukino kabisa aho tutakibagirwa. Ariko kandi Rayon Sport iheruka gutsinda APR ku itariki 12 z'ukwa 8 2023 n'ejo bundi byari ibitego bitatu murabyibuka. Hari kuri Super Coupe harimo ibitego ndumva umuntu wari ufunguye amazamu ari Charles Bare, bari Ruvumba bari bahari, bari Andero Sombe Onana bari bahari, na penalty ya Kalisa Rashid ndabyibuka neza. Yego nejo bundi kabisa bareyo barabyibuka cyane byishimo. APR ifite abakinnyi nibwo ari kibagura ba Shaibubu ba Pamo Asongwe ewana imiriro yaka hari ariko Rayon Sport iterekamo bitatu kabisa ari imanukira. Ariko APR naheruka gutsinda Rayon Sport hari ku itariki 9 z'ukwa 3 2000 muri uyu mwaka n'ubundi turimo, terekamo ibitego 2 itsinda ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma Roger kinyamupira ubwo turacyari muri statistique, ndagira ngo nawe manukire ibyo wateguye kuri afishe yawe, noneho tuze kugenda tuganira polapora 5 kuri 5. ariko abareyo twabanje kubabwira amateka n'ibigwi by'amakipe yabo. Kuri afishe yawe ufite ibiki? So okay, hano ngewe ntago ndibuze gusura amateka ya kera maze igihe kinini. Ni ibintu ngiye kukubwira biheruka gukorwa vuba hagati y'amakipe, hagati ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR Football Club. So hari imikino igiye itandukanye bagiye bahura, imikino 20 iheruka kubahuza. Imikino 20 mu nyumve neza. Ikipe ya Rayon Sport yatsinzemo imikino 6, APR itsinda imikino 10, doro aribwo kunganya banganya imikino 4. Yumvikana ko APR ifitemo win nyinshi, win 10 ni nyinshi, ifitemo win nyinshi. Ngo ni mu bintu bya hafi. Noneho ndakomeza manuka gakeye mu mikino 5 iheruka kubahuza, imikino 5 iheruka guhuza Rayon Sport na APR. Ikipe ya APR Football Club Nyamukandagira ifitemo win 1. Aha, ko kantu kumve neza. Nuvuga mu mikino ya vuba yejo bundi 5, ariko ni mu mahoro na muri hose bivanze. APR ifitemo win 1. Mu gihe ikipe ya Rayon Sport ifitemo win 3, banganyijemo umukino umwe wonyine. Ubwo se ni harimo naho ndi nyine APR yatsinze ibitego 2, Rayon Sport hakabamo naho ndi Rayon Sport yatsinze ibitego 3, naho Rayon Sport yagenda itsinda kimwe bikanganya ubusa ku busa ndabyibuka. No kuvuga ngo ku itariki 12 z'ukwezi kwa 2 2023 ikipe ya Rayon Sport yahuye na APR. Match yarangiye Rayon Sport itsinda igitego 1 ku busa. Ndabyibuka hari kuri stade Kigali Pele Stadium Amahoro bari kuyavugura nejo bundi ku itariki 3 z'ukwa 6 deni mu mwaka 2023
ikipe ya APR yari yakira ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport itsinda APR igitego kimwe ku busa. Uzima ni match ebyiri Rayon itsinze yikurikiranye cyane. Ku itariki 12 z'ukwezi kwa munani mu mwaka 2023 ikipe ya APR yakiriye ikipe ya Rayon Sport. Match yarangiye ibitego 3 ku busa. Bya bindi abareba barabyibuka, ari nayo mpamvu bavuga ati dufite icyizere ko ejo twaza gukora gashya. Iyo match itinyibutsa umukinnyi w'umukongomani amwita Ruvumbe Ritien Nzinga yawana kofra ziwe zo hejuru cyane. Ariko uziko Ruvumba ataragenda ntabwo ntaguciye mu ijambo, yateye imikino ndibuka n'imikino 5 atera kufura zijyana. Ntabwo turongera kubona umunyarwanda cyangwa se umukinnyi hano mu Rwanda watera kufura umukino umwe apana nganyuzemo wenda ayitera uyu munsi ejo bundi agire kufura 5 mu mikino 5 yikurikiranya zose zijyamo. Witwa Ruvumbu rwose yativangira ngo akore kiriya kimenyetso cyo kiri politike ukuntu ntabwo ari Sam umupira, ntabwo ntabwo biriya bintu yakoze ari biri sportif kabisa. Uyu Ruvumbu muramwibuka cyane, mwamubaza ikipe ya polisi ku makufura. Polisi iramuzi cyane. So ku itariki rero 29 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023 yene amakipe yarongeye arahura. Iyi match ntago yigeze isamaza abantu kwa ko byarangiye ari ubusa ku busa. Abantu bose urabona ko iyo turi kureba derby, Imana niba ari derby nanga ni nacyo kintu ndi gusenga ejo rwose, nanga baro y'ubusa ku busa. Oya nta no kuntu biryoshye, ariko ni ejo bundi ingisi ejo bundi se ku mahoro bari gufungura stade Amahoro binganya nyine gusogongera ku gikorwa cya president wacu cyane. Imaci ubusa ku busa, derby ubusa ku busa, ntago ibiryoshye, mu by'ukuri kugira ngo ubusa ku busa byaba 3 kuri 3, yego 2 kuri 2 muri stade n'umufana yishimye cyane bikagenda neza. So ku itariki rero 9 z'ukwezi kwa 3 niyo match iheruka guhura ku itariki 9 z'ukwezi kwa 3 ejo bundi mu mwaka wa 2024. Match yarangiye APR itsinze Rayon Sport ibitego 2 ku busa. Murabyibuka cyane, ni vuba cyane kabisa, ni vuba cyane. So ari ibintu byinshi amakipe agiye aziranyeho, kubabazanya. Ndabyibuka cyane, nge ntago nabyibagirwa cyane nko kwiyi match ya 3 ku busa. Ikintu ngiye nkunda nakunze kubana n'abantu tudahuje gufana ikipe, haba muri championnat y'u Rwanda ndetse no hanze. Iyo ikintu nk'iki cyabaye rero akenshi uwatsinzwe ntago aryama. Urabyibuka Liverpool na Man ibitego 7. Ndabyibuka cyane. Ni match nk'izo ngizo y'ikipe z'abakeye bimwe yandagaje. Ubu usanga hari umuntu ubutari businzire pe, uryama karota nk'ejo nk'umunsi w'ejo mbivuge. Umuntu uzagenda atararya azabirya bitamwe amarira. Mu by'ukuri muzajya kureba iriya match atararya azabirya ariko bitamwe amarira, cyangwa se yiyongeze n'ibintu bibiri. Genda hariya wari uvuga uti ntacyo ni nahandira ariko ndire sintsindwe ngo nanaburare kabisa. Hari abantu dushobora kuzabona amarira ari menshi, ntago byabura uko iyi ni match iba ikora mu mitima y'abantu. Ariko usanga nyine buri muntu wese niba ngo na wa muntu wirepfo mu cyaro za Nyamasheke hose za Rusizi, nuvuga ngo hari abaraye hano i Kigali kureba ino match. Yego, urumva ari umuntu waturutse wafashe ticket yiwe, imodoka kuyibona, amatike yaruriye, fata ticket yawe ukazamuka turutse za Rusizi hirya za Bugarama, hafusa ushaka gusanga wakoresha 10,000 wazasubira gukoresha 10,000 ugasanga bigutwe ni muri note ya 40 n'amacumbi uri buze kuraramo. Urumva ntabwo waza kureba match ngo uze kongera utahe waturutse hirya za mu majyepfo za Huye na za hariya za Nyamagabe n'abaturuka ku nkombe z'igihugu. Abo bantu bose baraza kureba umupira, turuka za Nyagatare uje kura match ya umupira. No mukino bahuruje imbaga kabisa, biba byumvikana cyane. Ndagira ngo rero uze kunda nicyo kintu nakuzaniye, uze kumpangira 11 bari mixed. Abo utekereza wowe ukurikije forume cyangwa se uraza kugenda kuri realite y'umupira, uze kumpangira 11 abareyo, abakinnyi bareyo n'abaperi bari mixed, tuze kureba ikipe yagiramo benshi. Ariko noneho se mbere yuko ntago ndasoza statistique zanjye mfite hano, mbere uko njya kuri 11 bari combined, hari
ngiye kubanza nkunyuremo buri kipe imikino 5 iheruka se yitwaye gute, buri kipe yahuye n'iyihe byitwaye gute. Mireye ku ikipe ya Rayon Sport ari nayo ejo ifite kwakira uno mukino ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11. Yego ngo niho shampiyona yatangiye. ubwo ni imikino Rayon Sport iheruka muri shampiyona ya Rayon Sport gusa ariko Rayon sigira ikosa. Rayon Sport ziko mu mikino ngira ngo imaze gukina imikino 11 imaze gutsindamo 9. Nyumva neza statistique uri buze kuzumva ahantu iriya kipe isa nkaho itakiri ya nitwa umuntu atekereza. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 mw'uyu mwaka ikipe ya Musanze yakiri ikipe ya Rayon Sport. Ni match yari ikomeye cyane, urabizi neza ikibuga cy'Musanze ku bworoherane. Ntabwo kira kibuga ntabwo cyari kirohera ikipe ya Rayon Sport, kiba kigoye cyane. Kiri mu kibuga ikipe ya Rayon Sport bigurana kubona itsinzi. Ndabyibuka ubushize si Peter Abugrevo watsindaga Rayon Sport kuri ngahe rwose yarabiriye hariya. Nundi hari ibibuga Rayon Sport idafite nyine kugenda, ariko buretse twibukiranye Rayon Sport yari ifite winning nk'imikino hafi nk'itandatu ikurikirana itaratsindwa muri shampiyona yashize. Yego icyo gihe ndibuka ko ikipe yihagaritse ashobora kuba ari Musanze yari cyane yari iri mu makipe. Ndibuka ko yari iyobora urutonde icyo gihe witwa Placide cyangwa se Trap perezida wayo yari yaragiye afata ikipe ayishyira ku rundi rwego ajyana nayo ku bibuga prime yarakubye. Nubwo nyine umwaka washize ku itariki nibuka neza ku itariki yageze Musanze ari iyoboye shampiyona cyane. Ariko ikiza cy'umupira uri buze kureba ahantu Musanze ihagaze muri 10 cyane. Icyo gihe Aperi niyo yihagaritse ngira ngo niyo yitesheje itsinzi. So ubwo rero ku uyu mukino ikipe ya Rayon Sport yatsinze igitego kimwe ku busa, byari byananiranye ariko haza kwinjiramo umugande Charles Bale mwataka nyine. Ntabwo twavuga ko aremeza abareyo nk'uko Rayon isanzwe izwi, ariko atsinda aho bikenewe. Yatsinze igitego cyiza cyane. Match irangira ari 1-0 ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11 n'ubundi 2024. Ikipe Rayon Sport yakiriye Etincelle. Etincelle yarakiriye kimwe, ariko icyo gihe habayemo imvururu. Numvishe Etincelle icyo gihe yaranareze umusifuzi ngo yarabonye agatego biza kurangira ni igitego. Nujya kureba amashusho ntabwo nabumenyi bunini bwinshi mfite mu kijyanye n'imisifure n'amategeko ya FIFA, ariko ngiye bijyanye no kunabanye kiriya gitego ngiye navuga ko cyari cyo. Akaba ari niyo mpamvu nyine uriya musifuzi baramuhaniye. Byari ariko nyine ikipe yaratsinzwe. Ni ikintu nyine hariya ni byerekana ko mu Rwanda dukeneye icyo bita VAR. Nubwo nyine bikigoye biracyaho ngo mu Rwanda ariko Stade Amahoro ifite uburyo bwa VAR wenda kitaranozwa. Barimo barabitegura dufite kuzayibona. Ku itariki 24 z'ukwezi kwa 11 ikipe ya Gorilla yakiriye ikipe ya Rayon Sport. Murabyibuka cyane Haji yateguye uti arahagarika ikipe ya Sport. Icyo gihe si wari uri ku mwanya wa mbere kurikirwa na Rayon Sport na Polisi. Ndabyibuka Rayon Sport yayikiriye inyuma ariko yaje kurangira Haji abiri ibitego 2 cyane. Ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 n'undi mu mwaka ikipe ya Vision yakiriye ikipe ya Rayon Sport. Jobundi muri hanyuma rero wari urimo ukitubwira wari urimo utubwira imikino 5 Rayon Sport iheruka kugira wenda hari abantu baje none batari babyumvishe neza asa nk'usubira inyuma noneho n'amatariki si ngombwa cyane yo kutwibutsa match. Wenda uvuga ati Rayon Sport na Vision yari ibiguricyo twambuka twihuta tugere no kuri match za Aperi. Yego Musanze kimwe cyo yarakiriye murabyibuka. Yego Etincelle kimwe irakirya kuri stade kuri Kigali Pele Stadium. Byibuka cyane ku itara nimugoroba. Ikipe ya Gorilla 2 yarabiriye cyane. Vision irabirya ya Super Manager 3 kabisa hariya. Rayon Sport iheruka gutsinda ikipe ya Muhazi igitego 2-1. Ni match ejo bundi igitego ngira ngo kimwe. Rayon Sport imaze imikino 8 itinjizwa igitego mu izamu, ariko ku mukino wa 9 byaranze. Ariko ni nako byagenze kuri Mukeba kuri Aperi nayo yakinye na Polisi. Buri Aperi nubwo bavuga ngo ntitsinda byinshi, ariko buriya nta nubwo igitsindwa kuko mu mikino iyo 8 yari imaze gukina Aperi nayo yari imaze kugira imikino 8 ya clean sheet, igatsinda agakino kamwe ikanganya kandi ariko nta gitego cyari cyakinjiye mu izamu rya Pavel Nzira. No kwa rero niko bimeze kuko umuntu witwa Khadim Ndiaye buriya ngo buri ko agize clean sheet
baba bamwemereye amadolari 100 ejo bundi rero buriya yatashye atayariye. ariko hari amakuru mfite ngo perezida w'urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport Muvunyi ikipe ya Rayon Sport ikina na Viziyo yamanutse muri stade afite amadolari 200 ayahereza Kadime Ndiaye aramubwira ati aya 100 na iriya match yatambutse na iriya match yamuhazankorera ubutaha. Ikintu gitangaje nuko sinzi na mwana bibonye match irangiye Kadime Ndiaye yabanje gutinda kuva mu izamu asa nkaho nyine agaragaza ko atishimiye ibintu bibaye, ariko nibyo avuga ati President Mbabara ntuyanyaga ayo mafaranga bamwibutse ko ntabwo ari prime. We no kuvuga ngo mu gikipe igize win, ariko yaba ari win yaba ari doro, ariko izamu rye ritimijemo igitego aba yemerewe amadolari 100 hakaza kwiyongeraho prime y'abandi bagiye bakinnyi nyine bisanzwe prime y'umukino. Urumva rero kwibutsa ko muri 2018 ku muzamu wa Rayon Sport n'ubundi ni uyu nguyu umuzamu umutoza w'abazamu Mazima Kandere, uyu nawe ni yanibuka neza yagize clean sheet 9. yego natingizwe igitego President Arinde ari Muvunyi. So rero nakana akunda gukoresha cyane urabona agaha motivation umuzamu. Uzarebe niyo Kadime Ndiaye bamushije igitego kimwe cya danje ku burangare bw'abadefenseur ahita afata abadefenseur avuga ati mwakihanganyira idolari rya Muvunyi nkaricyura. Ubona ko nyine bituma avugana n'aba myugariro akababwira uti nyabone udakora ikosa akagira na communication nyine akaba ari maso. Muri agafaranga niko kambere gafaranga cyane. Oya ikipe ya Sport sibye na Kadime Ndiaye iri motive cyane kubera kuva aho bana bagabo baziye iri motive cyane. So twihuse rero iyo niyo mikino ikipe ya Sport 5 iheruka. Yego twagiye kumukeba ikipe ya APR Football Club. Mikino 5 heruka ikipe ya APR ifitemo wini 3. Mu mikino 5 heruka imaze gutsindamo imikino 3 inganyamo 2. Yego ku itariki 10 z'ukwezi kwa 11 APR ya ubwo urumva nibwo yari kiva muri Champions League. Yego ikuyemo yakuyemo azamu ikurwamo na Pyramide irya ibitego hafi 3 ngira ngo ntago byabaye bya bindi 6, ariko abantu rero niba bivuga neza avuga ati bagabanyijemo 2 wenda wasanga ubutaha wenda azaba ari kimwe. Ntago bare bavuga ngo APR yatsinzwe 3 bavuga ngo yatsinzwe kimwe cya 2. Baba bashatse kuvuga ko yatsinze kuri 6 imenyerewe gutsindwa noneho bagabanyijemo kimwe cya 2. Okay hanga urumva nibwo yari kiva muri Champions League iraza ijya irutsiro byanganyije ubusa ku busa. Abantu bavuga ati se ni APR twabonaga ikina na zamu yayikuyemo ni APR yakinye na Pyramide bakabona ibitego mu gice cya 2 binagoranye, ariko intege nya za APR zatangiye kugaragara. Ubwo rero Sport yarebanje gutsinda Rutsiri Rubavu, ariko nayo yakinye na Etincelle sinzi niba ubyibuka. Icyo gihe Etincelle itarya ngo ihora yayura yasama kabisa ngo umukinnyi wa Etincelle ngo yateraga agapara gahita yayura ko batayiwe mama we ngo kumanga inzoka ngivuye ngo mu Rubavu rw'iburyo ngigatanga ibumoso. Ngariko icyo gihe match nyine wabonye ko yarangiye APR nta gitego ibonye birangiye ari ubusa kubusa. Abenshi bakanavuga ngo uzi ko APR harayatashye irokotse. Icyo gihe rero ni intege nya za APR zatangiye kugaragarira. Oya ni nibisanzwe ku ikipe nk'iriya irwana n'ubuzima irazika kwizirikaho cyane, ariko niko bimera umugani abakinnyi nyine haraniho bigaragariza. Ndaguha nk'urugero nk'umuntu bita Paplay Rukundo, yego ari mu ikipe ya Rayon Sport. Impamvu arimo no kubushize yajonze ikipe ya Rayon Sport ari mu magari yarayigoye cyane kabisa, abarimo kwigurisha. So ku itariki 23 z'ukwezi kwa 11 ikipe ya APR yakira ikipe ya Muhazi. N'ubundi byarangiye igitego kimwe ku busa cya APR ku busa bwa Muhazi. Ku itariki 27 z'ukwezi kwa 11 APR yakiriye Bugesera. Bugesera yatekirwa n'umuhungu uvuye muri APR yanyuze muri Sport amwita mukunzi ndamubona Bizimana Yannick Fininkoko ndamubona, ariko byarangiye Bugesera ibiriye 2. hari ingingo uri mu mazi abira nawe imikino maze imisa kina APR yaramutsinze, Rayon Sport yaramutsinze. Ubona ko nta biragoye ko
nyine wenda si uyu mwaka bafite kuwurangiza atisubiyeho. ariko hari ingingo muri nari muzi nk'umuntu uzi gutoza ikipe iri gusafaringa uribuka atoza Kiyovu Sport akayigeza igatwarwa igikombe na APR yirusha inota rimwe. Hari ingingo nawe ni umutoza ukomeye cyane yatoje ikipe ya Mukura cyane, ni umutoza nyine iyo ativangiye akora ikipe bikagira ariko mwino minsi muri Bugesera sinzimo biragenda, ariko reka tubitege iminsi wasanga abantu benshi bakavuga ngo nta nubwo ari ikosa ryiwe ngo ni ubuyobozi ngo harimo mwiryano ukuntu, ariko ntabwo turabikofurima neza babyigeho. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 ikipe ya AS Kigali yakira ikipe ya APR byarangiye ari igitego 1-0, igitego cyabonetse bigoranye ku mutwe. APR ifite umuhanga cyane mu Tanige na Clement si yaciye muri Rayon Sport. Nige na Clement n'umuhanga yatsinze igitego cy'umutwe birangira ari 1-0. ngira ngo ni kufura yari itewe na Ruboneka Jean Bosco terekaho umutwe mwiza cyane, igitego match nyine yiza kurangira ari igitego 1 cya APR ku busa bwa AS Kigali. Bari bayiteze APR bari bayiteze iriya match kuvuga ati ese nuramuka ucitse AS Kigali uzahita witura muri polisi, ubwo ngubwo bikuganisha kuri derby. Ariko APR ubona ko nibura mu manota 6 yashobokaga kuri amakipe makuru babahanganiye igikombe ifite mwane, wenda ikoze no kuri Rayon Sport igatsinda yahita igira marindwi mu manota 9 yabikinnye yaba yitwaye neza mu by'ukuri nziza cyane ku mutoza Darikonovic. Ku itariki rero 4 z'ukwezi kwa 12 ejo bundi aribwo match yeruka APR yanganyije na polisi igitego 1-1 ni match itaravuzweho rumwe n'abafana cyane cyane ku ruhande rwa polisi. Hari penalty batanze kuri APR, ntago Police Football Club yabyishimiye cyane ariko barayihushije, ntago umutoza wayo yabyishimiye cyane uriya Mashami Vesa, ndetse hari n'igitego cya polisi cyaje kwangwa, ariko ngira ngo ni n'umunini nani Bigirimana Abed wari ugiteretsemo ku ipasi ya Peter Brevor ni wari ugimuhaye pase. Ariko iriya naje kureba amashusho kuri hari iriya televiziyo nyine ikunda gucishaho match zo mu Rwanda Magic Sport TV, narebye amashusho yabo ariko na angle narebeyemo nabonye iriya ryari kuko nujya kureba igihe baro yaviriye ku kirenge cya Peter yamaze kugeramo nani Bigirimana Abed yari amaze kurenga kuri ba Clement yari yamaze kubatambukaho. Nyine niba tugiye kureba oruje tureba igihe baro yaviriye ku kirenge cy'umuntu ufite baro, mu gihe uri butsinde igitego nyine mu gihe yamaze kurenga kuba defenseur ba adversaire aho ngaho nyine nujya kureba usanga ahubwo uriya musifuzi Juliette kabisa congratulation kuri we, ngira ngo byamuzamuriye amanota muri CAF. So urumva rero kurekarama ku ruhande rwa polisi ni umupira nyine umupira wo kurekarama kubitewe n'ukuntu na result tubonye. So ko Mashami nawe ari ku gitutu, Mashami ari ku gitutu. Match yarangiye rero ari 1-1. Navuga ko APR kuri polisi ni result nziza cyane kuri polisi tuzi igigwa Rayon Sport, ariko nubwo itagishobora Rayon cyane nko mu mikino iheruka muri friendly game ikipe ya polisi ntago yigeze ishobora Rayon Sport. Urumva kuri APR ni result nziza cyane ku ikipe ya polisi. Ubwo dusa nkaho turimo turasoza kuri statistique, ariko turi mu bihe byiza. Nujya kureba urasanga amakipe yose akomeye hano Nyarugenge ari kugenda ahurahura, kuko turavuga iyo APR yahuye na AS Kigali igahura na polisi igiye guhura na Rayon Sport. Urumva ko kantu ayo nama ekipe 3 akomeye kandi zahita ijya he uraza kumbwira imikino ikurikira, ariko numva izahita ihura na za Kiyovu gutyo, numva izahita ihura na Kiyovu. Ariko Rayon Sport nayo ubwo ngubwo igiye guhera kuri APR, izahita ikurikizaho polisi AS Kigali kwanza ikurikizaho polisi ikurikizaho Mukura. Urumva ihuye none yagihuye, ngira ngo none urumva iyo mikino yose Rayon Sport igiye gukina nayo igiye kubanza ihura n'amakipe bihanganiye igikombe, kandi yatambukanye na Gorilla iri ku mwanya wa 3. Ndabyumva. Urumva ni imikino abanyamupira hano iwacu Nyarugenge nyine turi kureba amakipe akomeye yihurira y'ubwayo, bisigaje ngo ikipe iri buze kwitwara neza muri iyi mikino niburi 4 muri zijuru 4 zikurikiranya irahita igira ijambo ku gikombe kinini kugura bisigaranye. Urajya usanga isigaranye amakipe matoya manini yose yamaze kuyakuramo, ahubwo itegereze kuzahura n'aya manini nanone muri retour.
so rero tugiye ku mikino buri kipe isigaje kugira ngo iri buhite ikurikizaho nyuma yo gukina iyi derby dufite ku itariki 7 ejo ku isaha 12 Fazari irangire ikipe ya Rayon Sport iyi derby nirangira izahita yakirwa n'ikipe ya AS Kigali. match ikomeye cyane. AS Kigali imeze neza mino minsi. Shaban Hussein Chabarara ushobora gutsinda ibitego nibura uwo bita Emmanuel Arnold umugande ewana. Nakubwira ko ikipe ya Sport ifite akazi gakomeye imbere ahangaha. Urumva iyi match izaba ku itariki 14 n'ejo bundi cyane. Niba yivaho bazahita bakira ikipe ya polisi y'amashami Fesa utorohewe mu ikipe ya polisi cyane. ntago iyi match izaba yoroshye. Mashami mu gihe yanganyije na AS na APR akazanganya cyakaba yagira amaresultat mbi kuri Rayon Sport byaba biri kurushaho gushyira akazi ke muri risk. Natitwara neza mwizi match zikurikira biragoye ko umwaka yawusoza mu kipe. Urumva niba mu makipe makuru bahanganiye igikombe bamuguriye abakinnyi pe irabafite yani Erja witwa Peter Brevoro ukajya kureba kapite nani uyu nguyu Bayakubo n'abakinnyi bakomeye cyane ba Muhajiri. Kipe ifite abakinnyi nk'abo yakabaye nibura nujya kureba abakinnyi bakomeye Rayon Sport ifite polisi irabafite, nujya kureba abakinnyi bakomeye APR ifite polisi irabafite. Ntaga amakipe nka za Gorilla za Kabezi na AS Kigali uretse AS Kigali tujya kureba tuyishakire ku bantu babiri niyo mazina abiri azwi arimo cyane. Ubwo rero urumva polisi mu by'ukuri Mashami areba ukuntu yisubira. So rero urumva match Rayon Sport izahita ikurikizaho ivuye kwa polisi izahita ikurikizaho ikipe ya Mukura nayo itari kwitwara neza kora Victory Sport yatsinzwe 3 na Rutsiro birimo biragorana ihuye ariko kandi Rutsiro ngifite umukinnyi iba yitwa ngo Habimana Yive ewana ari mu bantu bafite mu batop scorer dufite hano nyuma ya Faringanye ndetse n'uyu mwana ukina mu magaju yitwa Ndera yitwa Hussein Serafin we nuwo Yive nyine wa Rutsiro bafite nibo bafite bakurikiraho mu bitego byinshi tugahita tuza tukegera ku bitego bine aho usanga abantu bitwa Bahaji ugasanga umuhungu wavuye muri uyu nguyu biri kuvuga ko agiye kujya muri Rayon Sport wavuye muri Gasoge yitwa Yawanenji Maripangu yes ukanahasanga uriya muhungu yitwa bari mwaho ariko muri byo kureba abantu nibura bafite ibitego bine kuzamura nta mukinnyi wa polisi urimo kandi ubwo ifite abakinnyi bakomeye baya ni Erija batsindaga ibitego muri sazi ishize. Peter Brevor afite yari hejuru y'ibitego 10 uwo bita Erija yari hejuru top scorer nuriya mukinnyi w'umwataka wa APR cyane Victor Mbawoma Cukume ariko urabona yageze muri polisi sinzi niba ari umutoza kipe itoje nabi kabisa. Ubwo urumva Rayon Sport ku itariki 28 izaba irihuye ko byagenda kose Rayon Sport byibuze kwa ya manota kwa ya makipe polisi AS Kigali na Mukura manota 9 kuye marindwi yaba yakoze byibuze 7 kuye marindwi yaba yakoze kuko simamya neza ko Rotifi utoza Mukura nawe ari muri risk kuko baramwihanganiye nujya kureba ikipe ya Mukura yamufashe neza yamwubakiye inzu imwemerera kumuzanira umuryango ikabo tuzihuye nyine ni umutoza nyuma y'uko umwaka ushize yafashe ikipe yaririmo abantu bari aho basanzwe ikaba yari ifite abakinnyi uribuka ko yari mu bihano byo kutagura abakinnyi akajya agenda agafata babana bava mu tudemi agafata abakinnyi basanzwe abari bo abyaza umusaruro ikipe itwara neza ariko nyuma y'uko bamuguriye abakinnyi benshi bavuye mu Burundi ntabwo ikipe ari kwitoza neza ubwo afite akazi gakomeye nawe azahita abanza ahure na APR ngira ngo ku itariki 14 nyuma ze guhura na Rayon Sport izo ikipe ebyiri zombi natagira imwe nibura nawe yigaragazaho ngira ngo Rotifi noneho mukurishura ko yatangira gutekereza undi mutoza. Urumva ikipe ya Rayon Sport navuga ifite akazi gakomeye cyane kuva kuri derby ukitura kuri Kigali polisi ndetse na Mukura ni match zikomeye cyane ariko bitewe n'umupira abahungu barimo baratera ubona ko nyine Rayon Sport iraryohewe imeze neza Rayon Sport iraryohewe barakubwira uti twebwe mu gihe dufite Faringanye ari imbere ariko umwe n'uwo bita Azizi Basane kuranya ariko kandi twaba dufite Muhire Kevuri wa Premier kuri kugendera mu bwo buryo byare ibitego ariko bakavuga ati mu gihe bitaba binakunza Adamabaga ugashobora kwinjira mu kibuga agahindura umukino. Rayon Sport mu kibuga hagati ifite ibisubizo byinshi niba ivuga ati dufite Sefu dufite Richard dufite uyu mwana yitwa
Kanamugire Roger, abo bantu bose bari mwaho ngaho, kandi dufite n'undi mukinnyi ntari kubona muri ino minsi w'umumajariwa, sinzi ikibazo cye aho kigeze, ariko nawe ariko rero waba wari uzi ko uyu munyamari Adama afite impanga yasize iwabo? umwana bakina kandi nawe ni umufootballer, nawe ni umufootballer, nawe nibamuzane abana bigire mu afite impanga ye. Yatanze ikiganiro avuga ko afite impanga yiwe, gusa byaramugoye kwakira ko asize impanga yiwe akaba aje hano mu Rwanda, ariko ni football nyine, no gushaka imibereho. Numvisha akegeranyo ko kuvuga ati mwana wanjye Adama Bagayogo nkohereje hariya kandi usize umuvandimwe wawe, atariko kandi nyine ugomba kujya ati kuko ugomba kudushakira umugati, dore twebwe uko tumeze ntabwo bihagije, akarimo kuwushaka, atariko nubwo uri kure ya mugenzi wawe w'umuvandimwe, ku mutima azaba hari, buri match uzakina yose azayireba, n'ikizabikugaragariza azajya akubwira niba ari aho mwatsikiye, azajya kwihanganisha, aho mwagize amanota meza azajya kuguferesita. Umuryango nyine ko hari uburyo bwo kugira ngo bamuherekezeshe amagambo meza, buriya umuntu akubwira amagambo meza akaguherekeza pe, akakubera impamba. Urumva rero cyane ko akiri n'umwana mutoya, aracyari n'umwana muto, ariko n'ubundi kugira ngo azamuke muri senior mu ikipe ya Rayon Sports nkuru, hari muri friendly game, buka ko Haruna Niyonzi mu bundi bavuga ko ari nawe wabonye tara yuriya mwana, asaba umutoza kumushyira mu kibuga. Nibuka ko match ya mbere ateye umupira baravuga ati uyu iki gipeti ni icyacu cyane. So izo nizo match Rayon Sports isigaje imbere, mu gihe ikipe ya APR twihuta cyane ku itariki 11 izahita yakira ikipe ya Kiyovu Sport. Ubwo ni nyuma ya derby. Sport nayo iri ku mwanya wa nyuma. Kiyovu sinzi kabisa, iyi sezo sinzi, iyo mwaka nuyisiga amahoro igatombora ikizira nko mu makipe atari bumanuke, kuko urajya kureba niba buri hari ukuntu ubona ikipe ukabona ko ifite na gahunda, niba ikipe ishobora kumara imikino journée 5, 6, 7 itaranavuga ngo mvuye muri irrigation zone wenda umukino umwe indi nzawusubireyo, imaze izo journée zose ikiri muri irrigation zone, na cyacyo baje aho ngaho iratsinda bakayishyura, ariko kibuze byari kuba byumvikana iyo bayitsinda 2-0, ariko iratsinda 2-3, ko Rayon Sports yiteye 4 cyane, match ikurikira ikipe ya Gasogi itera 4-3 cyane. Urumva ni ikipe nayo itsinda, ariko ifite abakinnyi, hari umukinnyi mwiza kabisa, nuko ndi kumva ngo Rayon Sports ishaka kumujura, ubwo ishaka kumujyana, nicyo mba nshatse kuvuga, ngo ikamuzana ikamuhuza n'uyu wavuye muri Gasogi Yohanenje Maripangu. Urumva noneho niba iramutse ifite abakinnyi bombi, ikongera aba ngaba baricyaye ba Rayon Sports, mu by'ukuri sinzi niba hari ikipe hano mu Rwanda yasya gukomeza. Noneho ugere tubwira kugira tuze kugira noneho aho kombina, ndashaka kukubona ukombina aya ma ekipe yombi, ndabigukorera neza cyane, abadukurikiye nayo bakorera. So ubwo ku itariki 11 ubwo uzakira Kiyovu Sport, itariki 21 yakire izajya kuyora 3 kwa Marine Rubavu, ariko batubwira ko bagitinga nk'umunyamakuru, nakuru APR 6 irayatangira nayo kwa Marine, ari sinabona Marine yatsinze APR muri champion, ariko mu gikombe cy'amaro giheruka yarayihagaritse, nibuka Marine yarayihagaritse itsinda APR Rubavu, ariko yageze Kigali se ntibayiteye se, barayiteye ntago biba bibara, ariko ntago ngiye mba mbibara, ariko nanone abantu bajya babyumva neza. Kinyamupira, urumva abantu bajya babyumva neza, kinyamupira ni ubundi nuko ari mu Rwanda, nuko ari mu Rwanda, ntabwo nk'iburayi nta muntu washobora kugira amakipe abiri ari umwe ngo bikunde muri champion imwe, nta nubwo byakunda ko bizongera guhurira ahantu, ayo makipe yahurira ahantu hamwe, ntabwo hari ikintu cyitwa ngo City Football Group, ariyo irimo Man City, irimo udukipe nka Man City n'ubu ifite utundi dukipe tuyishamikiyeho tw'umukire umwe nyine, ariko nta kintu gishoboka ko ayo makipe yahurira muri competition imwe, ariko hano Nyarugenge ngo mu cyiciro cya mbere, kuki se bayibujije ko Intare izamuka? Arya ino kipe ikina icyiciro cya kabiri ishamikiye kuri Police bayita gute?
kuri polisi ngira ngo wasanga ni bazakora ibara nayo oya ntabwo yazamuka wapi na viziyo barayana ko na intare nayo barayanze ariko marine zibaye 3 muri aperi ukuntu aho ngaho bahita babihenge kavuga ati iyi ngiyi ni y'abasirikare iyi ngiyi ni y'abasirikare bo mu mazi ariko se perezida wayo si perezida wari uwa marine si wari umaze iminsi ufite aperi nkuru 3 irayatangirana 6 muri shampiyona yose so rero urumva izajya i Rubavu guhura n'ikipe ya Marine Football Club itariki 21 atege kuyora rwose itariki 29 amagaju ameze neza nabwo atari cyane ugiranyije n'ay'ubushize azajya ikipe ya APR Football Club iyi match urayivugaho iki match y'amagaju n'ikipe ya APR Football Club igaju rero reka nkubwira hari abantu mwitiranye ibintu amagaju aratoje pe kubera ko amagaju ribuka n'umunsi yanganyaga na Rayon Sport umutoza wayo yaravuze uti ntabwo nganyije n'ikipe ikomeye nganyije n'ikipe y'i Kigali ariko ntabwo bivuga gutyo gusa abafite fact urajya kureba usanga mu makipe akomeye ntiyagarashe polisi se yarayitsinze kandi nujya no kureba mu makipe meza dufite cyane cyane muri ayo mu ntara amagaju ameze neza pe urabona ko ariya muri kiriya gice cya amagaju saya sinzi ikibuga numva ngo naye ng'inyabuki oya bayita Nyagisenyi hari abahita mu karere ka Nyamagabe ariko kandi muri no minsi kubera ko bari kwiyubakira stade iri gukinira i Huye ni ikipe itoje pe ni ikipe itoje ku buryo namukura ubwayo biri muri zone imwe ntabwo yashima kubeshya urumva kuko Useni Serafise mu ba Meri Biteri dufite uyu mwanya ba top scorers dufite harimo umukinnyi umwe w'amagaju yitwa Useni Serafise afite ibitego 5 ni ikigaragaza ko APR ishobora kuzabona n'akazi gakomeye mu gihe kandi nta nubwo igitsindwa nujya kureba ugasanga na match yatsinzwe ni igitego kimwe kitarenga wacunga nabi kanakwicira ikanganya oya hano bagomba kwihagararaho cyane cyane abakinnyi b'amakipe mato kuko nyine baba bari kwigurisha urumva udakaneye ku ikipe nka Rayon Sport udakaneye ku ikipe nka APR nyine urumva ugomba kuza wakaniye ari naho kugira ngo ugaragaze ubushobozi bwawe urumva izo tariki 29 APR ubwo izaba yasuye amagaju i Huye yego bahite basoreza ku ikipe ya Mukura Football Club Mukura ariko izazane Kigali Roger mbabarira uhita usimbuka cyane uhita ungeza kuri 11 wabakombinnye tugiye kureba no kugira ngo abantu badukurikira kuri day to day ngira ngo umuntu akane subscribe ibiganiro byacu biryoshye cyane abakunzi bacu bafite benshi mu mbibi z'igihugu ndetse na hano Nyarugenge ndetse no hanze ngira ngo noneho wowe umubitira abantu 11 bawe ushingiye kuri reality uvuga uti mu bakinnyi 11 dukombinnye Rayon Sport na APR ndabona ababanza mu kibuga araba turebe ikipe yagiramo benshi kugira ngo n'abantu badukurikiye bafana Rayon na APR bamenye ngo ikipe zihagaze gute n'umuntu dukurikiye ashobora gutera comment dashobora gutera comment akandika 11 be atekereza batere comment batubwire uko babyumva ndetse bafate n'ikaramu ndajya nandi kuvuga ati uyu no w'ikipe nta kibazo uze kumbwira uvuga ati ifitemo bangahe ifitemo abangaba APR ifitemo abangaba cyane so tugendeye kuri performance ya buri mukinnyi buri umwe wese turi mu izamu bwo ngubwo cyane ikipe ya APR umuzamu bamwita Paveri Nzira niwe wemeje kubanda mu izamu niwe nashyira mu izamu ariko nujya kureba urasanga Paveri yaratsinzwe igitego kimwe wenda nibyo kuko nujya kureba nubwo nta mikino myinshi afite ariko urajya umuvuga mvuga n'impamvu wenda nshingiye ku byo mbona Paveri yinjijwe igitego kimwe nubwo bavuga ko yatsinzwe 3 ni yamaga ya nani ya gorira ariko yinjijwe igitego kimwe mu gihe uwa Rayon Sport nawe si mubi kuko mu mikino 11 yinjijwe ibitego 3 ariko nyine 3 byarinjiye that's why wenda navuga ko prefeye uwo wita Paveri Nzira Congo Brazilien so Congo kuri kabiri n'urucabana Fitina Ombolenga ubwo yicaje uwo bita Kagege cyangwa se Byiringiro Jean Gilbert urwo n'urucabana ubwo n'umwe wa Rayon umwe wa APR umwe wa Rayon Sport kuri gatatu yego ndatere kuwo bita Claude niyo mugabo wa APR ubwo yicaje uwo bita Bugingo Hakim babiri ba APR umwe wa Rayon Sport yego
muri hagati kuri imbere urumva Mu bwugarizi. mu bwugarizi yego ndahashyira uwo bita Omar Nying aha wa Rayon Sport. Rayon Sport ndetse n'uwo bita Nigena Clement. aha Omar Nyingi wa Rayon Sport. ubwo Rayon Sport igizemo babiri, APR igizemo bane kuko igizemo umuzamu, igizemo Kerema, ikanagiramo igizemo batatu kuko igize na Noza na Korodi iri kuri gatatu. So urumva twagiye muri Mediane nubwo tudaheruka kubona kina ku munani ndahashyira uwo bita Tadeo Luwanga engineer. Kuri gatandatu araza kuba ari kumwe n'uwo APR igizemo bane, gatandatu araza kuba ari kumwe n'uwo bita Richard wa Rayon Sport. Rayon Sport igizemo batatu. Ku munani urumva Richard kuri gatandatu. Ku icumi ndaza kuhatereka kapiteni Muhire Kevin wa Rayon Sport. ubwo noneho ziranganyije batanu kuri batanu, bane kuri bane. mu nyumve neza impande uruhande rumwe ndatereka uwo bita Iraguha Haji, afite ibitego bine. ufite impamvu ifatika yo kuba yajyamo kuko uwagira mu mwanya wa APR ngira ngo ni muzungu, nta gitego ngira ngo afite. Iraguha Haji afite ijambo rimuvugira batanu ba Rayon Sport. Ku rundi ruhande ndatereka uwo bita Azizi Basane Kuranya wa Rayon Sport. nujya kureba kuri performance ararusha umuntu witwa Bugisha, ararusha umuntu witwa Mugisha Gilbert. Mugisha Gilbert ni umukinnyi mwiza ariko nujya kureba kuri performance ari hasi ya Azizi Basane. Rayon Sport batandatu. urumva tuhita tujya kuwo bita kuri atake ni urucabana Fare Nganya agomba kukijyamo wa Rayon Sport. Rayon Sport barindwi, APR bane. APR bane. ngabo 11 ku giti cyanjye bitewe na performance mbona kuri buri mukinnyi, ariko nawe udukurikiye wakandika bawe muri comment ukatubwira abo uri gutekereza bashobora kuba bagira ute babanzamo. ariko ngiye ninshingira ku mibare umvuze, ndasanga ikipe ya APR ikomeye mu bwugarizi kuko washyizemo umuzamu kiramo Pavel Nzira, kuri gatatu washyize Korode, kuri muri defense habonetsemo Kerema, muri imbere gato yaho mu bakaseri washyizemo Tadeo Luwanga. urumva igice abo bane bose washyizemo nabo mu gice cy'inyuma, bigaragaza ko ikipe ya APR mu gice cy'imbere nta imbaraga nke tugiye kwikombera na Rayon Sport yabiri hasi cyane. ariko se umuntu witwa Ariyuswane wamukuyemo, Ariyuswane buretse ndamujyana na n'uwa Rayon Sport witwa Yusidiane nawe wamukuyemo. unakura Nsabimana Aimable ntabwo yakicaza Kerema pe wapi. Ahangaha ndakubwira kuri Ariyuswane ni umukinnyi mwiza, n'ejo bundi yatsinze igitego cy'umutwe cyane igihanyaswa pe, umukinnyi mwiza ariko kubera atagaragayemo afatanya na mugenzi we muri APR. Kerema bamaze kwinjizwa igitego kimwe, ariko ya Rayon Sport wavuze ushyizemo Omar Nyingi. ubundi hano iyo bimeze gutya ari abakinnyi bagendera mu kigare cy'abandi, ni ukuvuga ngo ugasanga ikipe ni nziza ariko urebye performance y'umukinnyi ku giti cye individuel iri hasi. So urebye ku giti cy'umukinnyi we ubwiwe, Omar Nyingi ari hejuru y'uwo bita Ariyuswane. urabyemeranywa n'abantu benshi, ariko hari n'abemera ko Ariyuswane yakicaza Kerema. Yego abantu nyine wenda ni realite y'umupira, umuntu arebera kuri performance ariko akanagendera noneho kubyo arebesha amaso akavuga ati bijyanye n'uyu muntu ko muzi ngiye ngiye guhitamo nahitamo nde. abantu mudukurikiye kabisa mwumvishe ko ibintu byacu biba birimo imibare myinshi kandi ivuga imibare buriya ngo ntago statistique zijya zibeshya. mukande subscribe babikore cyane, babikore kandi banabikunze. ubwo rero ntago habura kuba habuze umuntu utekereza se kuki Olivier Sefu ataje muri 11. Olivier Sefu yinjiyemo afite ibitego bibiri, ariko nta mikino myinshi afite mu maguru yiwe kuva shampiyona yatangira. So ariko uko shampiyona izajya igenda ikomeza kwiyongera tubona se ari Sefu Niyonzima, ari Tadeo Luwanga,
ari Majari ukomeje kutamera neza n'ikipe ya Rayon Sports Yego. ndetse n'uwo bita Kanamugire Loge ninde urusha undi abandi nk'abo bantu ko yego bangana gutyo Yego. tugenda tubabona ariko 11 banjye nabo ngabo umutoza nabo ngabo nahitamo Roger ngende none reka nkavase ninjya kureba imikinire ya APR se byabafana ba APR baravuga ati yego niyo dutsinze dutsinda baritagenda urupira rumeze urupira rw'urwumbati nyine match ubona itaryoshye utabona utabona umupira ugenda mu kibuga utabona icyo twita liquidité urabona amazi yamenye ukuntu agenda atemba APR ngo yikina ntabwo ureba nyine wa mupira uryoheye ijisho rero biraterwa n'iki hari abantu bavuga ko uwitwa Tadeo Ruwanga ni wa mukinnyi ukina iburiza rero ngo yahagaze hariya ku mwanya we abarebana na Kerema arebana na Korode cyangwa akabatera amaso kwa Kagege abona nyine kuko niwe ushinzwe gufata imipira yikura muri defense ayitanga imbere nk'umukasera rero buriya Tadeo defoye y'umuhaye baro no mukinyi uzi gufata umwanya we neza kandi akawujera ariko y'umuhaye baro ikintu bari kumunenga ari na mpamvu ejo bundi bamukuyemo bakamusimbuza Forodwari arafata baro ayikuye kwa Kerema yamara kuyifata yadahise yongera ngo ayisubize Kerema yadahise yongera ngo ayisubize Kerema ujya kubona ukabona ayihaye Claude atayiha Claude ukabona ayitanze ku ruhande rw'iburyo kwa Jean Gilbert Kagege bakunda kwita Kagege mu by'ukuri nyine ukabona baro aho kugira ngo ijye imbere iri kugenda isubira muri babandi nyuma ukabona APR iri gukinira inyuma akavuga ati se APR kitaratsinda yizeye iki nibyo abantu benshi bahoze bavuga ku ma comment nagiye nsoma undi vuga ko ku munsi w'ejo kuri derby hari ikintu benshi bari guhurizaho niba ngombwa ko amakipe yose afungura agakina APR bavuga ko izabirya kako ni ikipe ikina ntago barirekura ngo ya APR ko tuzi ariko mu myaka niburi 3 guturuka kwa Adiri yego yagiraga unbeaten run y'imikino 52 ariko urupira nyine ewana rubishye pe ukaba utayitsinda niyo mpamvu nyine igira doro nyinshi bimaze hafi nk'imyaka 2-3 APR ikina umupira idashamburiya ngo yirukanke iheruka kubikora iri kwatakirwa n'uyu muhungu uri gukina muri Ukraine cyangwa ni muri yitwa ari gukinayo yitwa uyu muhungu wagiyeyo yitwa Ndera Nshuti Innocent ariko hari undi batakana subwo nindi ago ndi kumubona uyu muhungu watakiraga APR mu myaka ishize muto wanakoze ubukwe ari umwana muto akiri muto ni Rage ya Rage nibo bantu wabonaga nyine none nakakana kitwa Aniseti urakibuka gatereka Rayon Sports igitego kiryana kakinanga kagenda nk'umuntu kameze nk'umuntu witwa Kamavinga karakana kagenda gafashe nyine kambaye umupira w'amaboko muremure kawufatiyemo gutya ewana karagurukaga hanyuma rero tugana ku musozo Rayon Sports yo ndagira ngo mbwire imbaraga za Rayon Sports zirahagana he kugira ngo igire wini 9 ariko inakomveka izo mbaraga wori uzibona he hari abavuga ko ngo Rayon Sports ngo buriya Robert Nyungu kuntu yayipanze ngo iyo yatatse uragenda usanga umuntu witwa Muhire Keve Basane uyu nguyu Faringanye ndetse na Richard bose urabasanga mu gice cyataka ngariko kandi niza kudefanda uze gusanga umuntu witwa Kanamugeroje Gosefu narazamo Kanamugeroje uyu nguyu ukina kuri 2 yitwa Omborenga urebe kuri 3 yitwa Bugingo Hakimu unamusangane na Yusidiane ndetse na Nsabimana Aimable bose bagarutse inyuma igice kidefanda 7 igice cyataka 5 urumva icyo kintu ndagira ngo nombwire ese Rayon Sports nyine izo mbaraga zo gutuma itsinda ariko igatsinde nakomveka ari nabyo bishobora kuba biri kuyiha amahirwe menshi kuri derby wowe uri uzibona gute so ndigira ngo tubinyemo twihuta ikipe Rayon Sports champion itangira bivuga ko yanganyije imikino 2 yego uvuga ngo yanganyije n'amagaju sinzi n'indi kipe yanganyije nayo so ariko
tugereye ku 11 bari babanjemo cyane cyane uko bakinaga. yego Ubundi ikipe akenshi ikipe ifite hagati mediane itameze neza. Kugenda kose ibitego irabirya. yego So uribuka neza ko match zibanza Robertinho yabanzagamo uwo bita Majaliwa ndetse na Sefa bose n'abakaseri tuzi. yego Kandi ikipe Rayon Sports ikeneye gukina bagiragamo mu kibuga icyarimwe bakajya mu kibuga icyarimwe. Urumva ikipe nta gatandatu urekura baro nka Richard yabaga ifite. iyo niyo defo rero banashinja umuntu witwa uyu mutoza wa APR Darikonovic ngo Lamine Ba urumva naramenya gutandukanya umuntu akamaro ka Lamine Ba ngatandukanya akamaro ka Tadeo Ruwanga atandukanya akamaro ka Mugira neza Forodouare bose ngugasanga nta uyu munsi yashizemo uyu naramenya ngo ninde nshyiramo ninde ntashyiramo. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane ariko ikiza gihari ikipe ya Rayon Sports yaje kubikosora. Nyeka ko n'abafana barabivuga cyane gute ushyiramo Majaliwa na Sefa icyarimwe yaje kubikora. yego Ikindi cya kabiri ni communication hagati y'umuzamu na defense yabo. Ruvango kuba araba Senegal kabisa Kadime Ndiaye ari kumwe imbere ye hafite uwo bita Omaye Nyinge bumvikana mu rurimi kabisa ameze neza ariko yatangiye gukora imyitozo y'iti kiwa harejo afite kuzaba arimo cyane cyane yari kumwe na mwene wabo Yesi Diane ikipe nyine ubona ko ituje inyuma ibituje cyane. Iyo hagati rero ufite nk'umukinnyi nka Richard umukinnyi tuzi cyane mu magaje umukinnyi wari ufite bari imeze neza. Urumva iyo ufite umukinnyi nk'uwo nguwo urekura pasi ndende uramwibuka baro nyine zimwe zigenda zigendera hasi kandi zihuta cyane.